ikaze kuri Shine Fab Official kuri YouTube channel. Nkuko mubibona rero uyu munsi ni umunsi wa kane w'iminsi 50 y'urugendo rw'iminsi 60 twatangiye. Nkuko bisanzwe niba utarakora subscribe kintu gihe kiza cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ibindi biganiro uzabashe kubibona kandi ubibonere kugihe uri kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda, the god of women, save mother and child, lady of neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, primary age counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Yes, ku munsi wa kane rero nabazaniye iki. Ku munsi wa kane nkuko twabivuze muri video itambuka, ku munsi wa gatatu mbafitiye umutwe ugira ngo igikapu noneho cy'umubyeyi. Yes, uyu munsi rero wa kane w'uru rugendo rwacu rw'iminsi 60 twise the god of women. Ejo twavuze ku myiteguro yose umubyeyi agomba gukora mbere yo kubyara. None uyu munsi rero turibanda ku kintu cy'ingenzi aricyo bita igikapu cy'umubyeyi ajyana kwa muganga. Kubura ibikoresho rero by'ingenzi mu gihe cyo kubyara bishobora guteza umubyeyi impungenge cyangwa se bikadindiza serivisi ahabwa kugira ngo igikapu giteguye kare bituma umubyeyi agira icyizere, bikorohera abaganga kandi bikazamura ibyishimo bye mu gihe cyo kwakira umwana. Uyu munsi rero turaganira ku bikoresho byose umubyeyi agomba gutegura, impamvu ari ngombwa n'igihe nyacyo cyo gutegura igikapu cy'umubyeyi. Igice cya mbere ni ibikenewe mu gikapu noneho cy'umubyeyi. Umubyeyi agomba gutegura ibikoresho bibiri. Icya mbere ni ibikoresho bye ubwe bwite ndetse n'ibikoresho by'umwana. Buri cyiciro gifite ibyihariye bikenewe kandi bikenewe cyane gutegurwa kare. Icya mbere rero ibi ni ibikoresho. Icya mbere duhereyeho ni ibikoresho nyine by'umubyeyi cyangwa se by'umugore bwite noneho hatari iby'umwana. Buri cyiciro rero gifite ibyihariye bikenewe kandi bikenewe cyane gutegurwa kare. Icya mbere hariho ibikoresho by'umubyeyi. Ibi ni ibikoresho umubyeyi azakenera mu gihe cyo kubyara ndetse na nyuma yo kubyara. Ibyangombwa by'ubuvuzi, ikarita yipimishirijeho cyangwa se antenatal care, ikindi indangamuntu cyangwa se urupapuro rw'ubwishingizi mituweli rama n'ibindi, inyandiko zose zijyanye n'amakuru y'ubuzima bwe, raporo z'abaganga, ibisubizo bya laboratwari, aho yanyuriye mu cyuma cyangwa se ultrasound cyangwa se aho yaciriye muri ecographe. Hakabaho noneho imyambaro y'isuku, imyenda y'imbere ihagije, amakariso, isutiya yo konsa. Ikindi imyenda yoroheje kandi yorohereza umugore ubudasanzwe cyangwa se ubyaye, kandi inkweto zoroshye, igitambaro cyo kwiyorosa, robe de chambre cyangwa se ishuka, pampers cyangwa se ibitambaro byifashishwa nyuma yo kubyara, maternity pads, ikariso zabugenewe ku babyeyi, postpartum underwater, hari amakariso yagenewe abagore bambara nyuma yo kubyara, ibyangombwa by'isuku n'ubuzima, isabune yo gukaraba n'iyo kumesamo imyenda, umuti w'isuku, detergent cyangwa se desinfectant, umuti wo kwisiga nyuma yo koga, lotion body oil cyangwa se amavuta, ibirungo bikenerwa n'umugore ubyaye nk'ikirungo cya fere n'ikirungo cya calcium. Kuvuga ngo kuba ufite amafere cyangwa se calcium ariko aho ngaho kwa muganga biba bihari. Ibyo kurya n'ibinyobwa, amazi meza yo kunywa, ibiryo bifite intungamubiri birimo imbuto, ibinyameke, ibinyobwa bifasha umubyeyi kongera imbaraga, kuko
mu gihe cyo kubyara ni umurimo ukomeye, aba ari bukenere imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kubona imbaraga zo gusunika umwana mu gihe arimo kubyara. Ibinyobwa bifasha mu kongera amashereka, icyayi cya fenugreek cyangwa se amata. Yes, ingingo ya kabiri rero nkuko nari ndi kubibabwira ni ibikoresho by'umwana. Umwana agomba kuza afite ibikoresho bye bihagije. Dore ibyo rero umubyeyi agomba gutegura: imyenda y'umwana, cyo ni icya mbere, imyenda ihagije igenewe umwana, isaporo zo kumwambika, ibitambaro byo kumupfunyikamo cyangwa se ibyo bita swaddling blankets. Yes, imitako yoroheje y'abana, ga zo kubambika ku ntoki, udukweto tw'abana ndetse n'amasogisi. Noneho isuku y'umwana, pampa cyangwa se ibitambaro byo kumupfunyikamo, isabune y'abana, amavuta y'umwana cyangwa se ibyo bita baby oil cyangwa se baby lotion powder, indorerwamo yoroheje yo gukurikirana isuku y'umwana, ibindi bikoresho by'ibanze, bibero zo kunywesha umwana niba bibaye ngombwa, indobo y'isuku, kubika imyenda y'umwana, igipfuko cyo kumushyiraho hejuru igihe amara amasaha ari mu gituza cya nyina. Hanyuma rero reka turebe hamwe igice cya kabiri. Igice cya kabiri ni igihe cyo gutegura noneho igikapu cy'umubyeyi. Ni byiza gutegura rero igikapu hakiri kare kugira ngo igihe cyo kujya kwa muganga kigere ibintu byose bihari. Abaganga bagira inama yo gutegura igikapu hagati y'ukwezi kwa 7 ndetse n'ukwa 8 kugira ngo igihe cyo kubyara kigere umubyeyi yiteguye neza. Ahubwo byaba byiza utangiye kwitegura mu gihe umaze gusama, ugenda ugura akantu gato kuko kugura ibintu rimwe icyarimwe biragoye kandi birahenda, bigora abantu benshi. Ni ngombwa kandi gutegura uko uzagera kwa muganga, aho uzabyarira ndetse n'umuntu uzagufasha muri ibyo bihe. Igice cya gatatu rero ni impamvu kwitegura igikapu ari ingenzi, nicyo tugiye kureba hamwe. Icya mbere ni ukugira umutekano ndetse n'ituze. Iyo umubyeyi rero ateguye igikapu hakiri kare, bimworohera icyizere kandi bimurinda guhagarika umutima igihe agiye kwa muganga. Icya kabiri, kugabanya ibibazo mu gihe cyo kubyara. Kuba ibikoresho byose biteguwe bifasha abaganga gukora akazi kabo neza. Icya gatatu, kurinda umwana n'umubyeyi indwara. Yes, ahangaha ni ukugira ibikoresho by'isuku bikwiye bifasha kurinda indwara ziterwa n'isuku nke mu gihe cyo kubyara. Reka turebere hamwe rero igice cya kane. Igice cya kane ni ibyo ukwiriye noneho kwirinda. Hari ibintu bimwe abagore bakora bagomba kwirinda. Icya mbere, gutekereza ko ushobora gutegura igikapu mu minsi ya nyuma, kujya kwa muganga utitwaje ibyangombwa byose bikenewe, kutagira imyambaro ihagije n'ibikoresho by'isuku, kujya kwa muganga utiteguye ibiribwa by'ingenzi. Turebe hamwe rero igice cya gatanu. Igice cya gatanu noneho ni ubufasha bukwiye kugirwa n'umugabo mu muryango muri rusange. Igikapu cy'umubyeyi si inshingano ze gusa, ahubwo ni inshingano z'umuryango wose muri rusange. Umugabo n'abagize umuryango bagomba kumufasha gutegura ibyo azakenera, kumuganiriza no kumwongera icyizere cyo kubyara neza, kumenya aho ibitaro biri no gutegura uburyo bwo kwa muganga. Uyu munsi rero wa kane urangiye twize ku byangombwa umubyeyi agomba gutegura mbere yo kujya kwa muganga. Kwitegura kare bifasha umubyeyi, umwana ndetse n'abaganga kugira ngo kubyara bigende neza cyane. Ntuzacikwe rero n'umunsi wa gatanu aho tuzaganira ngo kubyarira noneho mu rugo, icyo bita home delivery. Murakoze neza, tugire ubuzima bwiza. Wari kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch.